Muraho neza abanyarwandakazi, nizere ko aho muri hose mumeze neza. Gusa njye muri kano kamwanya ntago meze neza bitewe na video ziri kugera zicicikana hirya no hino za ya mpano cyangwa se uri zagura Florengera nk'abantu benshi nkuko muri mizi mubibona cyangwa se mubyumva. Ya mpano yashize video hanze yambaye ubusa cyangwa se ariko yakabyizi n'umugore we mu cyumba cyabo. Ngira ngo abantu benshi murabizi ho gatonya nyuma y'amezi abiri ashize cyangwa se amezi atatu nabwo ya mpano yigeze gushira video ye yanze nabwo nk'ingi nabwo y'urukoza soni ari kumwe n'umugore we mu cyumba nabwo bari kwifata bari kwihakabyizi. Iyo video mwarayibonye ndetse yaranasakaye cyane kugeza n'ubu ngubu nabwo ya mpano yongeye ashira video ye hanze nkuko mwabibonye muri video, cyangwa se ndaza kubashira muri video, ndaza kubashira mu video muri iyi ngiyi murebe uko bimeze. Uko bigaragara ko iyi video yafashwe wenda n'umugore we wenda yarabizi nawe arabizi, kuko nyine iyi video nyine nawe nuza kuyireba kuko uraza gusanga ko iyi video yafashwe n'umugore wa ya mpano nawe abizi, kuko yaramubwiye ati ngo uri gufata video kucyo ukunda gufata video utabanje nyine kumbwira, kuko ko watangiye gufata video byanga byakuna. Ni ibintu basanzwe baziranyeho bombi ko ari babiri basanzwe banakora, byanga byakuna ni video uruko bari kwihakabyiza cyabo ni umuco wabo, byanga byakunda uruko bihakabyizi bafata video bakazishira muri phone, kuko binavugwa yuko ya mpano ngo afite kamera, yaguze kamera iba mu cyumba cyiwe bombi n'umugore we. Iyo bari kwihakabyizi uruko bari kwihakabyizi bafata video kugira ngo baze kubona uko bareba nyine ibyo bari barimo. Gusa muri ubu ngubu nyine abantu bakomeje kwibaza ikintu cyaba cyateye ya mpano kongera kwa uploadinga video, cyangwa se kuba yafata video nk'ingiyi akayisakaza hanze mu banyarwanda kugeza abantu mu banyarwanda 10 miliyoni 12. Iyo video yose bakaba bayifite muri phone. Byakibaza nyine ni ukuri iki byatewe n'iki. Gusa mpano we akomeza avuga yuko atari we wabigize mu ruhande, cyangwa se atari we wabikoze kugira ngo iyi video ibashe kuba yagenda hanze. Avuga ko byanga byakunda ari umuntu wabiteye kugira ngo iyi video ye ibashe kuba yagenda hanze, ko nta ruhare na ruke abifite. Gusa ku rundi ruhande abafana ba ya mpano bagiye bandika muri comment nyinshi cyane, ama comment yabaye menshi cyane kuri showbiz nyarwanda, by'umwihariko ku bakunda ya mpano, bamubaza ati ngo ese ni gute utari kudureza indirimbo nk'izo rusanzwe uduhereza, aho ukadureza video nk'izi ngizi, izi nizo video dukeneye kuri ubu ngubu, cyangwa se kuki nyine utadureza indirimbo ahubwo ukaduhereza iyi video nk'ibi ngibi. Gusa ya mpano nta kintu arageraho atangaza, kuko murabizi amazi iminsi nawe afungiranye, cyangwa se ntago nyine byemerewe kuba yagenda hanze, cyangwa se atarase iperereza ikiri gukorwa kugira ngo babashe kumenya niba koko yaragize uruhare mu kuba yashira iyi video hanze. Ngira ngo nkuko mubizi mu Rwanda ntago biba byemewe gufata video ukayifata ukayishepara uploadinga cyangwa ukayisharinga ku bantu babyemewe, nubwo yaba ari ifoto yawe wambaye ubusa mu Rwanda byonyine bakakubona, cyangwa se bakagufata wayipostiza cyangwa wayishakaje mu banyarwanda. Urabizi ko baragwana cyane ntago biba byemewe. Ya mpano nawe rero bari gukora iperereza barebe neza bamenye ese ya mpano ubundi byatewe n'iki kugira ngo iyi video ye ibashe yagenda hanze. Gusa abantu bakomeje bavuga ati ngo uyu ni Baritazari wa kabiri twabonye mu Rwanda, cyangwa se uyu ni Baritazari wo mu Rwanda ubu ngubu, kuko ya mpano nyine ibintu yakoze muri iyi video ni ibintu nyine nawe ubwawe ubona kuko biteye isoni no kuyireba. Ni video iteye isoni pe, ni video iteye isoni, kuko position zose ya mpano wagira ati ngo neza nawe ari muri ya organization yaba abantu bajya bakina za filimi, namwe munazizi murazizi nyine ya mpano, kuko position zose yakoraga ubona nyine ari ibintu nyine wagira ati ngo nawe wagira ngo ashaka kwiuploadingira kuri rwa rubuga narwo rucuruza video z'urukozasoni, kuko ibintu byose byakorwaga uko nyine byabaga bimeze, ukuntu ibintu byinshi cyane nyine murazi kubona mu iyo video, ndaza kubasigira mu murazi kwibona uko ibintu byose byari bimeze nyine ya mpano bimeze uko nguko. Gusa abantu bakomeje bavuga ati ngo ese yaba ashaka guhindura kariyeri yiwe akaba yakigerera gukira mu izo filimi z'urukozasoni, ko nabyo twabonye abishoboyera. Mbega ya mpano, mbega ko nabyo ngo babonye ngo abishoboye, nabyo ko ashobora kuba yagenda ngo kuzikina umuziki akaba yanawureka, ko buriya ngo n'amafaranga atari kuboneka cyane nkuko yarasanzwe aboneka. Gusa kuri ubu ngubu ntago haragaragara umuntu waba ashakaje iyi video hanze, biracyari nyine private, nta muntu uramenya umuntu waba warashakaje iyi video. Gusa bivugwa yuko ngo umuntu managinga ya mpano, cyangwa se umuntu usanzwe umumenyera ibintu by'umuziki, cyangwa se bakorana mu bintu bya music, bivugwa yuko kari we ngo ushobora kuba waba ari waragize uruhare mu kusakara kuri iyi video kugira ati ngo abantu benshi bayibone, kuko bivugwa yuko ngo ari butunze ibintu byinshi bya ya mpano, ngo email nyinshi za ya mpano akoresha nyine ku mbuga zose zigiye zitandukanye z'amashusho media ziziwe. Bivugwa yuko ngo uwo nguwo ari we uzifite, ni no mpamvu ari gukeka ko ari ushobora kuba warabigize mu ruhare kugira ngo zino video zibashe kuba zagenda hanze. Ngira ngo muribuka ko mu Rwanda nyine murabizi ba Emeline nayo yize gufata video nk'ingi nawe yambaye ubusa ari kwitera ikintu cy'icupa. Iyo video mwarayibonye naho cyane nyine murabizi mu Rwanda ni ibintu nyine byari bimaje kwaguka nyine, cyangwa se ni ibintu
ibintu bimaje kuba nabyo wagira ngo bari gushaka kubigira umuco, mumaje kubimenyera. Gusa ibi ngibi ntabwo byari bisanzwe bimenyerewe mu Rwanda, gusa kuri ubu ngubu ndi kubona nyine ibintu byarahinduye isura pe, ndi kubona byarafashe indi ntera, ndi kwibaza nimba ari mu Rwanda cyangwa ari mu Burayi, mu bindi bihugu byateye imbere wenda ku bintu nk'ibi ngibi simbizi. Murabizi ko Emeline nawe Ishanga nawe igeze kwitira ikintu cy'icupa, murabizi iyo video mwarayibonye, ariko nawe yarafunzwe akatirwa nyine iminsi yamazemo amezi nawe nyine. Rero mpano nawe rero bivugwa yuko nibasanga iperereza bagasanga niwe washingize uruhare muri iyi video, nawe nta kundi agomba kujya kubiryozwa kugira ngo yishyure nyine abo makosa cyangwa se ibyo bintu nyine yashakaje mu Banyarwanda ari gukina iyo boro, cyangwa se nimba twayita zira boro sinzi nyine uko twayita, cyangwa se uko mwabifata kose nyine biraterwa nawe nuko uri buyibone. Kasuku na Jihad rero bakomeje bavuga yuko byanga byakunda iyi video ya mpano ishobora kuba iri kuri za mbuga nkoranyambaga zijyaho video nk'izi ngizi z'urukoza soni, kuko byanga byakunda ngo bafite agashinga we n'umugore we bizaniye ko kujya bakina zino video, kuko iyi ni video ya kabiri ubu ngubu imaje gusohoka hanze, kandi bavuga yuko ngo ya mpano afite ngo season ngo ifimara iminota 40 cyangwa se episode ubuce 40. Iyi ni season ngo aka naka episode ngo ka kabiri kamaje kujya hanze, ngo hasigaye utundi episode nka 38. Urumva rero ya mpano abayishiye byinshi ku bantu rero mukurikira, cyangwa se ku bantu mumwitege, aracyafite izindi video nyinshi cyane zinarimbura, kuko bivuga ya video ya mbere ayishira hanze bavuze ko ari episode ya mbere, none ubu ngubu dore nkuko babivuze ngo zifite episode 40, dore episode ya kabiri nayo igiye hanze. Ubu no kuvuga ngo no kwitega mu yandi mezi abiri cyangwa se mu kundi kwezi kumwe murajya kubona ashize indi episode hanze ya gatatu. Uwo ni ya mpano cyangwa se wowe urizagwira Florie, umuhungu wanyu mukunda Abanyarwanda, umuhungu wakoreye indirimbo nziza cyane ndetse zikanakundwa, nk'urugero nabahereza nka ngo ni ya ndirimbo nyine yabikoreye Imiti. Gusa kuri ubu ngubu ya mpano akomeje kwidekarara mu bundi buryo butari bwiza, by'umwihariko muri showbiz nyarwanda cyangwa se ku bakunzi we. Nkibuza ko bino bintu iyo bikora kenshi cyane ngende usakaza video nk'izi ngiza, kenshi na kenshi ari n'igihe ugenda unahaburira umufana wawe gake gakenya, bitewe n'ibintu ari kugenda abona cyangwa se n'ingeso zawe ari kugenda abona cyangwa utigeze umwereka, bigatuma umufana agenda kuvaho gake gakenya. Gusa guys, we nimba uri kubona rugambigeze kuri channel yacu ya P-Quest TV, making ko wakanze subscribe, wibuka gufungura inzogera kugira ukomeza kubona natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu.